Isa umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda, icyakoze ahabwa iminsi 30 yo kujurira. Ntabwo ingiza bro, iyi minsi 30 yo kujurira barakutumura barakumanura. Urimo kunyumva? Bamuhaye iminsi 30 yo kujurira. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iki nacyo ni ikindi cyaha. Gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ego. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Jesus! Cyakora bitewe nuko ari ubwa mbere akurikiranweho n'inkiko, igihano cyagabanijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Dore bya bicucu bitangiye kuvuga ngo Free Kid game over. Ahubwo nkibaza, ubu ngubu murashaka kunsobanurira ko umuntu bita Elisa we atabaki Amerika, uyu ngo arasigara muri Amerika? Vuga ngo igihugu bro aba ari ikintu gikomeye ku buryo nta hantu wajya ngo ucika ubutabera uretse kuba ushize mu mwuko gapfa. Maze n'uwapfuye baramukatira. Ni n'umuntu wapfuye buri rukiko ruramukatira. Free Prince Kid, ongera wandike icyo kijambo ngo henyoko. Mwese muri kwandikisha ngo Free Prince Kid, ntago bikora. Kid aramanuka agiye gukora ibihano by'ibyaha yakoze. Umuntu bura wabigizemo uruhari nyirabayazana y'ifungwa rya Prince Kid ni umuntu bita Naomi bro. Na Miss Naomi bura niwe nyirabayazana. Byagenze gute? Izi nkuru ku bantu batazizi cyangwa ku bantu batabimenye, bura nyir'urutwe runini ntabwo rengwa n'ibishugujugu. Buriya izina na influence ya Mutesi Jolly yasanze yirambitse muri ibi bintu, ariko bura nta nubwo Mutesi Jolly yarazi abari ya ibintu bya Prince Kid. Buriya byisanzemo nyuma. Naomi buriya akimara kumenya ko hari ukuntu bitagenda neza kwa Muheto, yaje kwegerwa n'undi mwana w'umukobwa bita Liza. Uyu nguyu yamwiganira agahinda ke. Naomi aravuga ati ariko nanjye ubwo yashatse kunjyana Dubai kugira ngo aje kuyinyica, ngo nagomba kugenda mwicaho kuko indege yari yuzuye. Ngo noneho umuntu wamukirije no kugira ngo yongere gufata ibyo yaragenewe ni Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yamagaye Prince Kid aramubwira ati ushobora kwishyura umwana amafaranga ye ukamuhereza ibyo asabwa. Prince Kid ati warabimbwira kama nani. Mutesi Jolly ni igishegabo. Bura Mutesi Jolly ni igishegabo, ashobora kuba sinzi impamvu ari umuntu avuka afite imisemburo ya kigabo gabo. Bura Mutesi Jolly afite imisemburo y'abagabo mukuntu. Mutesi Jolly amakuru anyeraho yahise ahamagara muri ministeri. Akuze gusanga muri uku kuburana kwa Prince Kid avuga ko hari abakomeye bamunanije. Nta bakomeye bamubananije, ahubwo baramuturbitse kuko amakuru ambwira ko Prince Kid Mutesi Jolly yahamagaye muri ministeri aravuga ati ni gute mwahaye umuntu ububasha ariko ubwo bubasha akaba ari kubukoresha mu nyungu ze bwite. Niba mwaratanze ububasha kandi mugomba ari mwe mumuyoboye, mwamubwiye agahereza Naomi ibintu bye. Ako kanya Prince Kid ministeri kimara kumuhamagara yahise ahereza Naomi ibintu bye, nibwo Naomi yahise ajya kugira gute ajya kwimanaginga. So Mutesi Jolly wibuke bano bana baje, Mutesi Jolly yaramaze ntabwo ari generation imwe, yari yaramaze kuba Kasamutwe, yaramaze kuba umujaje, abakobwa bose bamutinya, bano bana bamutinya, abenshi bashaka kumera nkawe. Agahinda kaba bantu undi mu minsi bakurikiye biyumvagamo gatoya ni Naomi, kuko yari generation imwe nabo. Naomi bano bana bakimara kumwegera yaravuze umuntu ushobora kudufasha, umuntu ushobora kudukorera advocacy n'ubuvugizi ni uwabunkoreye nanjye ngahabwa ibyanjye kandi bakabiba batandongoye. Ko Prince Kid yamaze kugira gushaka kurya Naomi, ashaka kumutwara Dubai ngo mu kazi. Noneho ngo ashatse kumurya ari mu kazi, aha ntabwo byamukundiye. Ikintu cyabayeho, Mutesi yafashije Naomi. Buriya iki kintu hari ikintu abantu batasobanukiwe. Buriya ibintu byo kuba abajaje ba Mutesi Jolly nta kintu bavanagamo, ntabwo Prince Kid yabishyuraga. Mutesi Jolly yahuraga nta kintu. Uzi ko twari tuzi ko na Mutesi Jolly mbere bitewe n'ukuntu yabaga active muri biriya bintu. Mutesi Jolly nawe akunda fame. Urabona abakobwa buriya hari kuba kizina no kugaragara mu bantu, ibi ngibi birakorerwa. Uzi ko biriya bintu twabonaga bipangaritse ari hejuru, abakobwa batinya ari abajaje. Wari uzi ko Prince Kid yabishyuraga 50,000 by'amanyarwanda ku munsi?
bari abajaji wabonaga bari kujajinga ubwo bavaga kuri stage hariya bakoze ku munsi yabishuraga 50 by'amanyarwanda byonyine. Nuvuga ngo babaga hari bari gushaka gukuza platform yabo no kugaragara, ariko yari fame gusa ntabwo bayibishurwaga. Prince Kid yabaga 50 by'amadolari 50 by'amanyarwanda